nongeye kubifuriza gukomeza kugira ibihe byiza, nshuti bakunzi babaho neza. Nongeye kubifuriza gukomeza kugubwa neza aho muherereye hose mu mpande z'isi, aho muherereye hose mu mpande z'igihugu, aho muherereye mu bihugu by'abaturanyi, aho muherereye hose kuri uyu mugabane, kuri uyu mubumbe. Bifurije gukomeza kugubwa neza. Nk'ibisanzwe muri kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, bahaye ikaze. Nk'uko mumaze kubimenyera, ndabanza nkacisha amaso mu butumwa bw'abadutumye, ari abatwandikiye kuri WhatsApp, ari abatwandikiye kuri email, ari abaduhamagara mu buzima bwa buri munsi. Hari byinshi muba mwifuza, hari byinshi muba mwifuza ko tubafasha, muba mwifuza ko tubagererayo kugira ngo tubagire inama, kugira ngo tubabwire inama, kugira ngo tubabwire ko mugomba kwirinda, dore ko kwirinda biruta kwivuza. Buriya aho kugira ngo uhore kwa muganga, aho kugira ngo uhore ku miti, ni byiza ko ubasha kwirinda, ugasobanukirwa n'umubiri wawe, ugasobanukirwa n'ubuzima bwawe, kugira ngo urusheho kugubwa neza, kugira ngo urusheho kugenda umererwa neza mu buzima bwa buri munsi. Hari benshi rero bicwa no kutamenya, dore ko intamenya irira ku muziro nk'uko abanyarwanda bajya babivuga. Rero iyo utazi usaza utamenye, iyo utaganiriye n'abakuru gusaza utamenye, niko bajya bavuga. Niyo mpamvu rero abakuru tuba tugomba kubagerera ibukuru kugira ngo namwe mugire icyo mugeraho. Hari umukunzi wacu rero uri mu karere ka Nyagatare, yari yatwandikiye adusaba ubufasha, atubwira ko nta kintu na kimwe agikora ngo kigende, atubwira ko yacuruzaga agahomba agataha, hanyuma aho agiriye mu rugo gucuruza byanze, ajya mu buhinzi, arahinga biranga, ararumbya, buri kintu cyose akozeho bikanga, buri kintu cyose agerageje gukora bikanga. Rero uyu munsi nkuzaniye umuti mwiza wagufasha guhumanura ibintu byawe. Niba ucuruza bikanga, mbere byaragendaga, niba mbere wari ufite abakiriya, niba mbere waracuruzaga amafaranga akaboneka, ubu ngubu bikaba byaranze, nta kintu ugikora ngo cyemere. Niba warahingaga ukeza, ubu ngubu ukaba usigaye uhinga bikuma, cyangwa ntibishore, cyangwa ntibiheke. Hari abantu benshi bahinga ibigori, ugasanga ibigori byabaye imisigati gusa, nta kintu kigeze kizaho, ugasanga ntibyigeze biheka. Ugasanga abantu bahinze soya cyangwa ibishyimbo, birazamutse bibaye nk'ibyatsi gusa, ntihagire uruyange ruzaho, cyangwa n'urujeho rukuma rugahunguka, ugasanga nta kintu cyezeho. Rero hari ikiba kibitera, hari ikiba kibyihishe inyuma, ntabwo aba ari gusa. Niyo mpamvu rero uba ukwiye kwicara nawe ugatekereza nk'umuntu mukuru. Niba ubona abaturanyi bawe bahinga bakeza, wowe ntiweze, niba ubona abaturanyi bawe bacuruza bakunguka, wowe ukabona bwije nta kintu ukoreye, ntabwo aba ari byo kwicara. Ntabwo aba ari byo kwicara gusa ngo uceceke, biba bifite intandaro, biba bifite aho biri guturuka. Hari igihe abo mwegeranye aribo baba bagufitiye ishyari, hari igihe abo muri famiye yawe baba bumva ngo warakize bakakugirira ishyari. Hari igihe rero uba ufite abakugendaho baba badashaka ko hari icyo ugeraho, baba badashaka ko ukomeza gutera imbere, baba batifuza ko wabacaho. Niyo mpamvu rero muri iyi si turi mu isi yo guhangana, turi mu isi yo guhangana n'abanzi, n'abagome, n'abarozi, n'ababisha. Niyo mpamvu uba ugomba kwitekerezaho kabiri, uba ugomba kwitekerezaho ukareba impamvu, ukareba inkomoko, ukareba ibiri kukubaho, ukareba niba koko ari iby'ukuri, ukareba niba ari abanzi, ukareba niba hari inkomoko yabyo. Niyo mpamvu uba ugomba gutekereza kabiri mbere yo kugira ikintu ukora. Uba ugomba kubanza kumenya ngo iki kintu kigiye kumarira iki, iki kintu ngiye kukinjiramo gute,
ese nimura n'imitego ndayisimbuka gute, nimpura n'ibitero ndabisenya gute? Niyo mpamvu rero uba udakwiye gukora ikintu gusa kubera ko ugiye kugikora cyangwa kubera ko ari uko wasanze abandi babikora nawe ukabijyamo gutyo gusa utazi impamvu yabyo. Ntabwo ari byiza rero. Uba ugomba gushishoza ukamenya uko ugomba kwitwara mu bintu ugiye kujyamo, mu bintu ugiye gukora, ukabanza ukabaza n'abakubanjirije, ukabaza n'abagutanze muri ako kazi kugira ngo umenye inkomoko yako, kugira ngo umenye uko ugakora neza. Turi mu isi y'amashyari, turi mu isi y'abanyeshyari, niyo mpamvu uba ugomba nawe kwirinda kandi nawe ukaba umuntu mwiza, ukareka kugirira ishyari abandi, dore ko hari igihe ishyari rihinduka ishyano, ugasanga umuntu aho kugira ngo atere imbere, aho kugira ngo agire icyo ageraho, amara umwanya munini ari kureba ibyo abandi bagezeho, amara umwanya munini arakariye abantu batamwitayeho, ibyo undi yagezeho wowe bikakurakaza bikakubabaza, ukarara udasinziriye, ukaba byakuviramo n'uburwayi, kurwara umutwe udakira, kugira umuvuduko w'amaraso n'ibindi bishobora kugutera kurwara umutima bitewe no guhangayikishwa n'iby'abandi kandi ntacyo uri bubikoreho. Ntabwo ari byiza rero kwicara ukagirira ishyari umuntu, ntabwo ari byiza kubona umuntu ari gutera imbere ngo umugirire ishyari wumve wamukuraho, ntabwo ari byiza guhora uhangayikishijwe n'iby'abandi, ahubwo gira intego, nawe wihe intego, wihe icyo ugomba kugeraho. Niba mugenzi wawe ubona ari gutera imbere, umusengere nawe wifuze gutera ikirenge mu cye, aho kugira ngo umugirire ishyari wifuze kumukuraho, kuko kumukuraho ntabwo bizatuma ujya muri wa mwanya we. Kumugirira ishyari nta kintu na kimwe kizatuma bikugezaho, ahubwo wowe wamwegera ukamugisha inama niba ushaka gutera ikirenge mu cye, hanyuma byaba na ngombwa mugafatanya urugendo. Nk'uko abanyarwanda bavuga ngo babiri bishe umwe, nawe rero niba hari abakugisha inama ukabihorera, niba hari abakugisha inama ukabuka inabi, wibwira ko bagiye kuza kugusimbura cyangwa wibwira ko bagiye gukora nk'ibyo ukora, rero nagira ngo nkubwire ko abantu twunganirana, abantu turafatanya, abantu tugira icyo tugeraho ari uko dusenyeye umugozi umwe. Ntabwo umuntu umwe yigira, kuko umugani uravuga ngo nta wigira, ukavuga ngo babiri bishe umwe. Ibyo baba bishaka kugaragaza ko abantu babiri bashyize hamwe cyangwa barenze babiri nta kibananira. Niba rero warisanze warahumanyijwe cyangwa ibintu byawe byarahumanyijwe, dore uko uzabigenza ibintu bikongera bikagenda neza. Niba ushaka guhumanura ibintu byawe cyangwa ushaka kwihumanura nawe ubwawe, ufata litiro 3 z'amazi, hanyuma ukazisuka mu ibase, urazigera neza ukagera litiro 3, warangiza ugafata ibiyiko 2 by'umunyu wo mu nyanja, uwo bakunze kwita umunyu w'amabuye, ugashyiramo ibiyiko 2 muri ya mazi, ugakoroga neza. Hanyuma aya mazi urayatereka ukayaraza, birumvikana ugomba kubikora nimugoroba cyangwa nijoro, ukayarazamo. Hanyuma bugacya mu gitondo ugashyiramo amavuta makeya ya pangore, ugakoroga neza. Hanyuma niba ari wowe ushaka kwihumanura, uhita ufata aya mazi ukayoga mu gitondo cya kare, ukayimenaho uhereye ku mutwe kugera ku mano. Hanyuma niba ushaka guhumanura aho ukorera, ufata aya mazi ukagenda uyanyanyagiza mu nguni no ku bicuruzwa byawe niba harimo ibicuruzwa bitangirika. Hanyuma ugafata aya mazi ukayakoropesha aho ukorera. Ibyo byose ukabikora mu gitondo cya kare uzindutse, nta wundi muntu uravugana nawe. Niba ushaka guhumanura umurima wawe, ufata aya mazi ukagenda uyanyanyagiza mu murima,
ukagenda uyamenca ahantu hose ubona hafite ikibazo. Ibi ubikora mu gihe cy'iminsi 5 gusa ibihagije. Uba wamaze guhumanura, uba wamaze guhumanura ibintu byawe, uba wamaze kwihumanura, ibintu biba bimeze neza cyane, ibintu biba biri kugenda neza. Hanyuma ku bantu batazi pangore, pangore mu kinyarwanda ni akanyamaswa bita intabonwa, gakunda kuba mu mashyamba. Aka kanyamaswa rero baragafata bagakabaga bagakuraho uruhu rwako, hanyuma ruriya ruhu rwako nirwo bakoramo amavuta. Aya mavuta y'intabonwa, aya mavuta ya pangore ni amavuta ahumanura, ni amavuta avura indwara zitandukanye, ni amavuta y'umuti ukomeye cyane. Nkaba rero gushishikariza gukanda kuri subscribe niba utarabikora, nkaba ngushishikariza gukanda kuri nzogera notification cyangwa notification, tukaba tuzakugezaho n'izindi ndwara aya mavuta avura nuko akoreshwa. Murakoze cyane rero, mwari kumwe nanjye mujyanama w'ubuzima, uhora mbifuriza kugira ubuzima bwiza, uhora mbifuriza kubaho neza, uhora mbifuriza guhaha mukaronka, uhora mbifuriza guhirwa mu byo mukora byose. Ikindi nakwibutsa, niba urwaye cyangwa urwaje ukaba ukeneye kwivuza cyangwa kwisuzumisha, hamagara kuri 0791 16 93 hanyuma tugufashe. Hari igihe waba urwaye cyane utari buva aho uri, hari igihe waba utameze neza, hari igihe waba uri mu ntara za kure, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukatwoherereza ubutumwa bugufi, hanyuma tukagufasha aho wibereye, tukagufashiriza aho uri. Ibyo byose birashoboka rero, niyo mpamvu nta kintu na kimwe gishobora kunanira abantu mu gihe dushyize hamwe, mu gihe turi gukorera hamwe. Hanyuma ikindi nakwibutsa nuko umuntu atajya kwa muganga ari uko arwaye gusa. Ushobora no kuza ukisuzumisha, tukagukorera check up y'umubiri wawe, ukamenya uko umubiri wawe uhagaze. Nk'uko abantu bateye imbere cyangwa bifuza kubaho neza badahangayitse, batarwaye imivuduko, batagize amastress, batagize za stroke, ni byiza rero ko buri mezi 3 ugomba gusuzumisha umubiri wawe, ukamenya icyo umubiri ubura kugira ngo ucyongeremo, ukamenya ibyabaye byinshi mu mubiri wawe kugira ngo bigabanye bitagutera uburwayi, dore ko ibitera indwara biva mu byo tuba twariye, ibitera indwara biva mu byo tuba twanyoye. Niba unywa isukari nyinshi, ugomba kumenya ikigero cy'isukari iri mu mubiri wawe kugira ngo utarwara diyabete. Niba ubura isukari, nabwo nta sukari ubona, umubiri wawe ushobora kubura isukari nanone ukarwara. Ibyo byose rero iyo wisuzumishije umenya uko umubiri wawe uhagaze, umenya ikibura ukacyongera, ukamenya ibirenga ukabigabanya, kugira ngo umubiri wawe uhore uri normal, kugira ngo umubiri wawe uhore uhagaze neza nta kibazo cy'ubuzima ufite. Rero nk'uko indwara idahitiza guhitiza ako kanya, buriya indwara igenda ikura gahoro gahoro, indwara igenda iza gahoro gahoro. Iyo rero indwara itaragera ku kigero cy'uko ica intege umubiri kugira ngo ikubuze kugira icyo ukora, kugira ngo wumve ko warwaye ujye kwa muganga cyangwa ujye mu bitaro, haba habanje kuza ibimenyetso. Rero niba ibyo bimenyetso bije, uba ugomba kuza kuri Baho Neza tukagusuzuma, hanyuma ugafatirana indwara itarakura, ugafatirana indwara itarakurembya, ugatangira kwivura ukoresheje ibiribwa atari ngombwa gufata imiti, dore ko niyo unyweye imiti myinshi nayo atari myiza. Ibintu byose iyo bibaye byinshi bigira ingaruka mu mubiri. Niyo mpamvu umubiri wacu ari uwo gusigasirwa, umubiri wacu ni uwo kwitaho mu buzima bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, bifurije kugira ibihe byiza naho ubutaha.